reka tubasuhuze kandi tubifurize kugumya kugira ibihe byiza cyane. Mwe mwese mwadukunze mukatwereka ko mukunda amakuru yacu ya Gika TV Rwanda, namwe mwese mudukurikira kuri website ndetse n'abantu mudukurikira muri ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, turabasuje. Abantu mudukurikiye muri mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, abantu namwe muri Kigali turabasuje, abantu namwe muri diaspora turabasuje, kandi namwe inshuti z'u Rwanda bumva ikinyarwanda namwe turabasuje. Abadepite batoye itegeko ryemera gutwitira undi no kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15. Abadepite b'u Rwanda batoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi zirimo n'ibyerekeye kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira icyemezo ko guhabwa serivisi z'ubuvuzi garekejwe n'umubyeyi cyangwa se umure. Iri tegeko rigizwe n'ingingo 111 ryatowe kuri uyu wa 4 Kanama 2025 nyuma y'amasaha menshi rigibwaho impaka ingingo ku yindi. Komisiyo y'imibereho y'abaturage mu mutwe w'abadepite yasuzumye umushinga w'itegeko, yavuze ko wongewemo ingingo 20 kugira ngo rirusheho kumvikana, naho izindi 29 zivanwamo. Perezida wa komisiyo wa Maria Veneranda yavuze ko ingingo zagarutsweho cyane zirimo ijyanye na serivisi yo kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga. Iyi ngingo ivuga ko iyi serivisi yemerewe abashyingiranywe n'undi ufite ikibazo cyo kutororoka mu buryo busanzwe, ariko bikemezwa n'ukora umwuga wo kuvura uwo muntu udashobora kororoka mu buryo busanzwe. Icya kabiri icyagiweho impaka cyane ni imyaka yo kwifatira icyemezo cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi, aho bemeje ko iyi myaka iba 15 ivuye kuri 18 yari isanzwe ku mategeko. Depite Izere Ingrid yagaragaje ko gufasha abana b'imyaka 15 kubona serivisi z'ubuvuzi nta kibazo kibirimo, ariko bikwiye kubanzirizwa no kwigisha n'agakingirizo. Ati kuki tutashyira imbaraga ku kubaha agakingirizo, kuko dushobora no kurinda izo ndwara nka sida n'izindi zishobora kwanduriraho. Abadepite bagaragaje ko bikwiye ko mu gihe umwana w'imyaka 15 agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro bajya babimenyesha umubyeyi we. Indi ngingo yavuzweho cyane niyo gutwitira undi no kubika intanga cyangwa se insoro zishobora kwifashishwa mu kororoka mu gihe kizaza. Iri tegeko riteganya ko abantu bafite ibibazo byo kutabona urubyaro byemejwe na muganga n'inzobere bashobora guhabwa serivisi zo gutwitirwa bikurikijwe amategeko n'amabwiriza bisaba. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Iva Butera yatangaje ko serivisi zo kuboneza urubyaro ku bana bafite imyaka 15 zitazaba ari izibonetse zose. Ati serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu, ntabwo bivuze ko serivisi washaka yose uzayibona kubera ko twashyizeho iri tegeko. Ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa se 16 azajya kwa muganga kubera ko yemerewe serivisi twashyize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga ngo avuge uko wayehisemo kwifungisha, ntabwo bizaba byemewe. Umushinga w'itegeko watowe wari warageze mu nteko ishinga amategeko ku itariki 5 Ugushyingo 2024, usuzumwa na komisiyo y'imibereho y'abaturage. Turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiye ku Gika TV Rwanda. Niba rero waryohewe n'inkuru tugera tukugezaho, reba hasi ubundi ukore subscribe na hasi mu magambo atukura, ubundi kwibuke no gukora share kugira ngo abantu batandukanye bagende babona amakuru atandukanye ya Gika TV Rwanda. Njyewe uri kujya kugezaho umunsi ku munsi nitwa Omega Boy ya Stravista.